Shuti wodukurikiranye kuri channel yacu Ingando Online, reka twongere tugusuhuze twizera yuko umeze neza aho uri kudukurikira uherereye hose. Nawe udukurikiye muri aka kanya ushobora kuba uri umwe mu baterwa impungenge bikomeye cyane no kurota ubona abantu bapfuye mu nzozi. Ariko se kurota ubona abantu bapfuye mu nzozi bisobanura iki? Dr. Sigmund Freud ni umunya-Australia, akaba ari umuhanga mu mitekerereze. Wabayeho mu mwaka w'1856 kugeza mu mwaka w'1939. Uyu nguyu niwe wafashe urwego rw'imitekerereze yacu mu bwonko arugabanyamo ibyiciro bitatu. Icyitwa conscious, subconscious ndetse n'ikindi cyitwa unconscious. Iki gice cyitwa subconscious nicyo gishinzwe kubika amakuru y'ibintu byose twamenye tukabigira karemano, hanyuma kikaba cyanayatugarurira mu gihe runaka. Amazina yose y'abantu uzi bapfuye ndetse n'abo uzi bapfuye ariko utazi amazina, amakuru yose ajyanye nabo abitse muri iki gice cy'ubwonko. Kubera yuko rero bidashoboka yuko umuntu wapfuye yaza mu buryo bw'umubiri ngo abonane n'utarapfuye baganire, iki gice cy'ubwonko kikuzanira uwo muntu wapfuye kugira ngo muganire mu buryo bw'inzozi, ukarota ubona umuntu wapfuye. Ariko se kurota ubona abantu bapfuye muri rusange bisobanura iki? Ni bande bakunda kurotwa cyane iyo bapfuye? Gurya ngo umuntu wapfuye ageze mu za bukuru, mbese ya myaka yigiye hejuru cyane, cyangwa se n'uwapfuye amaranye nk'uburwayi igihe kirekire yageraho agapfa, ngo aba bantu ntabwo bakunda kugaruka mu nzozi z'abantu kubera yuko ngo nabo ubwabo baba barapfuye bamaze kwitegura gupfa. Ahubwo ngo umuntu wapfuye azize urupfu rutunguranye, nka wa wundi wakoze impanuka cyangwa se agapfa apfuye mu buryo bundi ariko butunguranye, uyu nguyu ni ukunda kugaruka mu nzozi z'abantu cyane cyane. Rero ngo kurota umuntu yapfuye akenshi ni ukwiyerekana kw'ibitekerezo byacu, cyane cyane nko kuba ufite ipfunwe, agahinda, cyangwa se ukaba ufite ikintu runaka wumva wicuzaho ku buryo bukomeye. Ahangaha noneho iyo urose umuntu wapfuye rwa rupfu rutunguranye, izi nzozi ziba ziguhishurira yuko uri kwiyumva nk'umuntu wiyumva nk'ugomba kuzuza bya bindi yasize atarangije. Hari n'umuntu urota abona inyama z'abapfuye. Ubyibuke neza, hejuru twabonye yuko kurota abantu bapfuye muri rusange byerekana ibyiyumvo byacu. Ahangaha rero kurota ubona inyama z'abapfuye biguhishurira yuko utagikeneye abantu baguha ibitekerezo bitakubaka. Waba uri umuntu wigeze kubabazwaho cyane cyangwa se gukomeretswa, ukaba ukeneye gukora ibintu wowe ubwawe byakuvura ibyo bikomere. Izi nzozi kandi zikakwereka yuko wowe ubwawe ukeneye kwiyeza, ukiyitaho kandi ukumva yuko ari wowe wirinze ubwawe. Hari n'abandi barota ukabona barose babona abantu bapfuye bari kurya ibiryo. Ahangaha kabone niyo wabona nawe urose ubona nawe bari kurya ibiryo musangira muganira, cyangwa se ukabona nibo bari kubirya bonyine. Ahangaha ho bisobanura iki? Bisobanura yuko wowe ubwawe wiyumva nk'umuntu witakarije icyizere mu buryo bukomeye, mbese wibona nk'umuntu utagifite ikintu ashoboye gukora. Ariko nanone bene ubwoko bw'inzozi buguhishurira yuko mu buzima ugomba kwitegura, kubera yuko ugiye kugira urugendo rurerure kandi uzahuramo n'ibintu bizakubera inzitizi mu buzima. Rero kubyitegura niko kubasha gutsinda izi nzitizi. Noneho nanone ubwawe hari igihe ushobora kurota ubona uri kurya abantu bapfuye. Izi nzozi zo zisobanura iki? Izi nzozi zisobanura ko yuko wowe ubwawe utiteguye kwakira inshingano zo gukora ibintu bikureba ku giti cyawe. Ariko nanone ntugomba guterwa impungenge n'uburyo warosemo izi nzozi, kuko nanone zigukangurira gufata igihe ngo witegeke, self control, kandi ufate igihe wishakemo ubushobozi, wishakemo ibisubizo, ureke gushakira ubufasha ku bantu baturutse hanze. Wowe ubwawe ni wowe ugomba gukora ibikureba kandi wahisemo. Ese kurota ubona umuntu wapfuye ariko ukabona ari muzima, ubu bwoko bw'inzozi busobanura iki? Ahangaha izi nzozi zihishura yuko wowe ubwawe uri umuntu wiyumva nk'ukeneye kumenya ibintu byinshi, kuko hari abantu baba bashaka guhindura imitekerereze yawe, bagahindura uburyo wumvamo ibintu,
bagashaka kugira ngo ufate ibintu uko babyumva ariko wowe atari ko ubyumva. Ahangaha rero wowe ugomba guhagarara ugakora ibikureba, nubwo bwose uba wiyumva nk'umuntu udashaka kugira uko wigaragaza. Noneho se kurota kandi ubona umuntu wapfuye ari kurya inyama, ubu bwoko bw'inzozi busobanura iki? Izi nzozi zihishura yuko wowe ubwawe wiyumva nk'umuntu wataye ubwenge kandi witakariza icyizere mu buryo bukomeye. Rero igihe urose ubwoko bw'inzozi ntago byakaguteye impungenge, kuko ni igihe cyiza cyo guhindura kuba muri bya bintu bitagufite inyungu, ahubwo ugatangira gukora ibintu bigufitiye umumaro, ukareka kugumana na ba bantu baguha ibitekerezo bitubaka, kuko izi nzozi ziba ziguhishurira yuko utakibashije kwihanganira ibyo byose. Yaba ari umuntu cyangwa se ibihe urimo, uba uri umuntu utagifite umwanya ngo wite kuri ibyo byose. Kandi nanone hari igihe umuntu arota abona umuntu wapfuye ari kunywa amazi. Ibyo bisobanura iki? Ibi ngibi bisobanura yuko kurota ubona umuntu wapfuye ari kunywa amazi ari ikimenyetso cy'umujinya ndetse n'ubwoba, ku buryo ahangaha niba hari ikintu runaka uteganya gukora, ugomba kugikora udategereje ibihe bizaza, kuko utinze amahirwe aba yagucika. Kandi ibyo byose ukabikora ugendeye ku byo wizera ndetse n'indangagaciro zawe. Kurota ubona umuntu wapfuye ari kurya, byo bisobanura iki? Ibi ngibi bisobanura nko kwiyumva nk'umuntu ufungutse mu bitekerezo ku buryo bwagutse, ufite ibitekerezo bihamye, kuko uba wiyumva nk'umuntu ushaka guhindura uburyo ukoramo ibintu ukabikora neza cyane ku buryo burushijeho. Hari abantu bavuga yuko iyo abantu bamaze gupfa bajya ahantu hatandukanye, bakavuga yuko abapfuye bakoze ibyaha bajya mu kuzimu, hanyuma abapfuye batarakoze ibyaha bakajya mu ijuru. Rero bakavuga yuko ngo akenshi na kenshi abangaba dukunda kurota bagaruka mu bitekerezo byacu ari aba baragiye mu kuzimu, ariko ibyo ngibyo bishingirira ku myemerere y'amadini amwe n'amwe. Nk'umuntu wari inshuti yawe, mugenzi wawe wa hafi, umuvandimwe cyangwa se umubyeyi, kuba wamurota ntacyo bitwaye, ntabwo biteye impungenge, kuko ni uburyo bwo kumwibuka. Turabashimiye mwebwe mwadukurikiranye kuri channel yacu Engando Online. Tukwibutsa niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora ni akangaka, kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya.